Herukana umbwira ko umuhamagara ntakwitaye. Wajya kumureba ntimuvugane. Ubuse urambwira ngo muzavugana muhuriye. Urebye nyine kuri iyo ngingo ho kubera mfite akizere kuko nimugoroba twavuganiye musaba ko nyine twahura tukaganira. Yanyemereye rero urumva ko ukuri kose ndi bukumenya uko duhuye. Nzaba ndeba ibyanyu pe, ubu sinzi ko bizarangira. Ako se urimo kugenda? None se urimo kugenda ntabwo ndi kubona agenda wowe po. Ako se ubwo wanyumvishije? Urugeye twahereye dusakuza kubw'ibinyoma byawe uhoramo. Ibihe binyoma ka? Ihera igihe wagiye umbeshyera. Nibese nakubeshye. Cyakora wowe wayibwo umujyaho ngaho. Ase ubwo wanyumvishije ikintu ndimo ndashaka kukubwira ko. James kukubeshya kutakubwiza ukuri gwataye umwanya. Iki nakuze gituma uvuga ko watewe umwanya? Icyo wakoze regura nabivuze. Naguhamagaye inshuro zingahe? Nza kukureba hano. Ahubwo nungutse igitekerezo. Tutitaye kuri Riza, James ndashaka ko tumubikije muri gereza. Mfite uburyo mfite umuntu ugomba kubinkorera. Diane, nabinshi mfite byo kuganira nawe, ndashaka gukira. Hari agasore bita James gakunda kuza guhahira iwawe. James azengereje umukobwa wanjye kandi mfite umusore nshaka kumushyingira. Ndashaka umunsi yaje guhahira hano uzamuha utuntu ngiye kuguha ukazatumushyira mu gikapu guhahiramo. Nzaguha amafaranga asaga 50. Numva amafaranga make. Byoroshye kuko byoroshye. Icyo ngicyo nagushakiraga niyo mpamvu nguhamagaye ngeze tuganire. Uriteguye? Nditeguye cyane. James akunda guhera iwanjye cyane. Ndabizi. Ubwo ndaza kureba, ndaza kubikemura ikibazo ufite. Bimeze bite se amasomo ageze? Amasomo biragenda ariko ntidaje. Umutwe wenda gutaka ntabwo byoroshye. Nta ntugakabye ko mwizeye se. Ahubwo se mbona wishimye byagenze bite uyu munsi? Ugira ngo se buriya cyo kuri ibintu bimeze neza. Uko buranasanze iyo nza gufata umwanzuro cyaragiye nari kwamubutse cyane. Buranaganira na James ambwira ukuntu byari bimeze nawe mubwira ibyanjye mba twaromeye cyukura twasanze twaragambaniye maze buriya. Sibyo nakubwiraga se erega bira bintu akenshi usanga hari abantu babyishimira. Ahubwo si ubwo mwaragambaniye nande. Uwo muntu rero ntabwo turamumenya pe ariko nawe turamushaka ko agomba kumenyekana. Umuntu ukora ibintu nk'ibyo urumva adakwibina. Ariko ubungu bivuze ngo wowe na James mwariyunze cyane rwose urumva byabuze. Twese tubikemura cyane. Nuko Imana ishimwe. Niko biri. Cyane ubundi ntabwo byoroshye. Erega umuntu ni mugari. Burya umuntu muri we aba abitsemo byinshi. Gusa muri iyi minsi ntabwo nitwaye neza. Narabababaje numa mutekereza cyane ariko ndabasaba imbabazi. Nuko se James ubundi utubwije ukuri buriya wari wabaye iki gituma utavuga neza ku buryo nanjye nza kukuvugisha ukenda kuncamo kabiri ko wanunguye? Murabizi ko biza dukundana. Ariko muri iyi minsi twasaga nkaho tutameranye neza. Izo nari naramurakariye nawe yarandakariye. Bivuze ngo buri wese yararakariye undi ariko tutabizi. Asibye musini iki cyabiteye kugira ngo murakaranye? Muri iyi minsi mu minsi yashize Divine yaje hano.
si wajya unyambira ubishaka. yambira mbishaka Bishaka nyine. ese zo utansuza ntabwo nakukwikiriza Ese nawe umusoje. nakwikirije yego Okay. Kukumbura nikosa sinari gukumbura reka nzana gusuhuza. okay ni byiza nakoze kumpumbu Ko bitakunejeje. cyangwa binezeze kurenza hasi Biri kumubwira. Sibyo? Wenda aretse kwirukanka ku bintu byagusize. nshatse kuvuga iki Rukundo mfite nkunda ye. Biri kumubwira. Ubwo njye mba nakugira ngo kumenyera amakuru ndaje mwereke. Sanyizera ryari. ntibishoboka Iki kidashoboka. yoniriza nzisi Cyane rwose. ifoto wayikuye he? Mama Rukundo urareba ukabona nayipirasize. buriza niwe wankora ibi bintu bigeze aha Si umuntu se? akimara kuhava hari umutipe waje hano witwa Bene. oya icyo kumenya ntabwo ari cyo cyangombwa ahubwo hari akantu ngira ngo tuganire. ikibazo ndahari buriya mu buzima dukora ibintu byinshi kugira ngo tubeho neza, bivuze ngo nta buzima dufite ntacyo byaba bikimaze n'ubundi. ariko ntabwo icyo ushatse kuvuga ubanza wenda naciye kure ndagira ngo nkubwire aka kantu gafate ukiteho. ndagira ngo ubwire niba ukunda ubuzima bwawe uhagarike gutesha umutwe Riza. nkunda ubuzima bwanjye utesha umutwe Riza? yeee yewe gutumye ngo uze ubimbwire cyangwa oya, ndagira ngo nkubwire ko Riza ari umugore wanjye. ibyo byatumye ndakarira Riza n'ukuntu icyatumye dusa nkaho nawe andakarira, nawe hari umukobwa wagiye kumureba iwabo mu rugo. uwo mukobwa amubwira ko yitwa ngo Dina, amubwira ko anwitiye umwana. Ntabwo twitiye. Yego, kandi ngo dufitanye n'ubukwe iminsi iri imbere. ibyo biza kuvaho. bivuyeho uwo mukobwa nanjye yaje kumpamagara ambwira ko nshaka. mva nk'umuntu wari umpamagaye naragiye ngo numve icyo ambwira. Natinye kujya kumureba umukobwa nk'uwo nguwo. yampamagaye ambwira ko anshaka, ko amfitiye ubutumwa. ntabwo nari nzi ngo ubuhe butumwa mfitiye. ndagenda njya kumureba. Eza Karamisheri. ndagukunda Arakoze cyane. umutima wanjye, umubiri wanjye, byose narabiguha. Arakoze cyane. ubu ngubu ndoba. Arakoze cyane. Kugira ngo ushire inyota. None sheri uzi n'ikindi duhaguruke twigire mu cyumba. Twigire mu cyumba sheri. Twigire mu cyumba. Tuganirire. Twigire mu cyumba.
none imigambi ndayinogeje kanze nkwereke harya ngo ntabwo azamurika telefone se ashyizemo ibihato kanze telefone ndabona bashyizemo ibihato ushaka nawe ni umunyamujyi hanyuma nohereza amafoto uriya mukobwa umva ko atazamureka yakunze kanzisha umva ko ngo atazakuraho yewe ubuse aya mafoto ntayabona azabona twari mu rusengero rahisha kanze nkwereke ahangaha azahita yemera ari kure avuga ati noneho umwana ndamuretse kanze ndaje nyamwoherereze ubundi gikora ubundi bw'akazi ndi kugakora neza nk'umuntu nanjye ari amafaranga ngomba kuyarya akazi kaba ari akazi ahangaha ubwo umugambi nawe unogeje kanyamwoherereze ahite yemera none se arabona naramubeshyera aronora yine Mana ishimwe gahunda ndayirangije jeri nuko nyine ubu nushaka utahe noneho icyo nari ngambiriye ndakirangije kanze noneho sasa umusaza ko wakubikitse ubwo riza kimara kubona ayo mafoto yabyitwaye mate shanye murumva akimara kuyibona niko guhita ndakarira gusa twaje kuganira dusanga kara kagambane badukoreye akagambane ko kugira ngo mutandukane twasanze nubwo byagenze gutyo hari abantu babyishimiye tumaze kuganira tumaze kumenya buri kimwe cyose no gukomeza kubaka urukundo rwacu nise James ubwo mwarasubiranye nta kibazo mufite n'ubu twarasubiranye turi mu rukundo bimeze neza nawe abakunzi bubakuse ko wari ugiye kunshamo akavuga neza habe no kumvugisha cyangiye nanababaye kabisa aha numvaga nta kindi kintu nshaka kumva numva nshaka kuba njyenyine abaho nuje ndumva ibyawe ari hatari kabisa nicyo ngicyo cyari cyaratumye mera kuriya ko twe naragize ngo hari ikintu cyakubayeho gikaze cyane wowe urabivuga n'ubizi njye tubana mutima wari warahagaze nanjye niyo mpamvu ntaherukaga kumubona Izo waramutse sibe ntushaka iki tuma ndagusuhuza umbwira icyo ngufasha rero ugira ugende uko numva ntagukeneye amasaha menshi hano so baki Asibeni na n'ubu ntabwo uranyurwa igihe nakubwiye ko ntagushaka ntabwo unyumva nakubwiye ko nkunda James kandi n'ikimenyimenyi rwose ku mwuka wanjye wa nyuma w'ubuzima sinakoresha mbwira James ko mukunda ni ukuri urabizi ibintu by'urukundo ntabwo ari ibintu nakishakamo kandi mbabarire pe umenye ko mukunda uko byagenda kose n'ibinsaba n'igitabo nacyo nzagitanga
sha divine ushaka kugireka kwidonderega byaba byakubayeho ibikiza amakuru ufite Liza na James basuye mu rukundo noneho bikaze sha nabona nzi ko uyu munsi ugiye kumbera mwiza yambereye makuru nayo ngaya hari rero ewana birashyushye noneho kurusha mbere kuko oya wana ariyo se none barabihindisha ejo bigapfa ndumva rero nta mpamvu yo kuza kunyishima ngo ibintu byabo byakunze basi se bakoze ubukwe mbimenye nta bukwe bakoze ndetse bakora ubukwe aka kanya wowe menya ngo basubiye mu rukundo buri gihe ataramusenyera James ngomba kumutsindira se ko icyo unca intege none se urateganya gukora iki none niba udacika intege icy'ingenzi ni uko basubiye mu rukundo wa mbere si bamvumbuye ariko n'ubundi ntibaranamvumbura ntabwo bazi babikoze ariko ubu ugiye guhaguruka ndi divine mushya ku buryo umuntu wese anyibazaho neza amakuru mfite ahubwo ko ari uko bagiye gushaka umuntu ubyihishe inyuma ibyabo banasubiranye nutamva amasaha undi uzamvamo ahubwo ukamubwira no kutsindira iya bitese mumeze neza ufitemo akarabo karimo nacyo kambe James nasoje byarakuze cyane kandi nagaruke bose ibyo ni ibiki uvuye kugura akamvuye kugura hano reka turebe ibyari ibi ni ibiki fandikira ntabwo mbizi ntibivuyemo muri mvirope yawe fa ntabwo nzi ukuntu byagezemo ntabwo mbizi tugenda urabisobanura tugeze fa ntabwo njye wabishyizemo Beni waje kundeba makuru se amakuru ni sawa ko batakwakiriye se oya nta mpamvu muri iyi minsi ndi kwinywera amazi n'udusiporo duke kugira ngo ntakazibira ariko byo ugomba gukora siporo dore umaze kubyibuha cyane birakwiye wowe ko usigezeho ubwitegura urebye nta kibazo ibintu byose biba biteguye ngewe ugomba gutegura ubukwe dore ka gasore namaje kukagezamo wa muntu wanjye nakubwira ngo ubu yabikemuye ntugire ikibazo ahubwo se nta kuntu twagahezamo uburyo katazavamo oya ntugire ikibazo ibyo bindekere kuko cyane ko nta n'umuryango afite uzamukurikirana aho ndishimye cyane umutima wanjye uraruhutse ahubwo si ikibazo Liza azabasha kubyumva ibya Liza byo bindekere Liza ni umukobwa wanjye agomba kumva ibyo mubwiye ntabwo ubwo bushobora guhagarara ahubwo ujye mutegura amasare aho ubukwe buzakorerwa ibintu byose ntungireho ikibazo ngewe ibyo byo nta kibazo ubu byararangiye urabizi neza ko ari ugomba kumbera umukwe cyane rwose Mwana we Liza nashaka ngo Liza Sanda byagenze bamufunze Liza James bamufunze James bamufunze Sanda we ntabwo bishoboka none se bamufunze nyine mbwira ndeba aho duhera tumufasha nta kintu bukumva Sanda wambwira byagenze ngo yavuye ku kazi polisi iramufata none ngo bamusanganye mu mujyi baramutwara James ngo ntabwo bishoboka James ntabwo byakunda uzana bamujyanye se basi ntabwo mazi ntabwo nzi ngo ndamushakira ngo dushaka ikintu dukora